nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza mwebwe inshuti zacu mudahwema kutwiga ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Uyu munsi tugiye kureba ubukwe bw'Abanyarwanda bwasigaye mu mitima yabo, wavuga ko muri rusange nyine bwabashimishije. Tugiye kurebera hamwe ubukwe butatu bwabaye bugashimisha abatari bake rwose, abantu bakanywa bakizihirwa bakagubwa neza. N'ubukwe bw'Abanyarwanda birumvikana bwagiye bukorwa mu bihe bigiye bitandukanye, ariko wavuga ko hatarimo intera nini hagati y'ubumwe n'ubundi. Wavuga ko atari igihe kinini nyine cyagiye gicamo, bwagiye buba busa n'ubwegeranye, ariko bugenda busiga ishusho zitandukanye mu mitima y'Abanyarwanda ndetse n'ababwitabiriye muri rusange. N'ubukwe bw'Abanyarwanda bwagiye buba bugashimisha abantu. Munyemerere tugiye kureba ubukwe bwa mbere kugeza ku bukwe bwa gatatu, wavuga ko rwose abantu bariye bakanywa bakizihirwa, mbese ikirori cyangwa se ubukwe bukagenda neza muri rusange, abantu bakishima, ukabona ko nyine ari ubukwe bunogeye ijisho, ari ubukwe bwiza mbese muri make. Ku mwanya wa mbere hari ubukwe bw'umusore witwa Kiramani. Benshi nyine bamuze muri sinema nka Kiramani, ariko burya yitwa Niyonshuti Yannick. Uyu mugabo ntabwo tugiye kuvuga amateka ye, ahubwo tugiye kuvuga ibyaranze ubukwe bwe n'ukuntu twabonye ubukwe bwe n'ukuntu abantu babwakiriye muri rusange. Ni ubukwe bwatangaje abantu benshi, ni ubukwe bwari bufite organisation iri hejuru, ni ubukwe bwitabiriwe n'ingeri zose ndetse bakabasha kwizihirwa mu ngeri zose. Ni ubukwe bwari burimo ikijyanye no kurya no kunywa, birumvikana biragendana. Ni ibintu wavuga ko byari biri bifite organisation imeze neza. Mu bijyanye no gutegura ubu bukwe, wavuga ko abantu babuteguye cyangwa se abari babifite mu nshingano wabaha amanota rwose yuzuye 100%, kuko ni ubukwe bwanogeye buri muntu wese wari wahageze cyangwa se n'uwabibonaga. Ubukwe bwa kabiri ni umuhanzi cyangwa se n'umugabo ubatse, na undi ni Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben. Uyu mugabo nawe araza ku mwanya wa kabiri mu bijyanye n'ubukwe bwagiye bugenda neza mu Rwanda, cyangwa se couple nziza. Wabona ko nyine byari bimeze neza mu bukwe bwabo, wavuga ko ari ubukwe nyine bwari buri spectacular, ubukwe nyine ubona budekoye, ari ubukwe ubona nyine bw'abasirimu, nabwo umuntu ntabwo yabura kubivuga. Bwari ubukwe nyine bufite ishusho nziza igaragara muri rusange. N'ubukwe bwitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, n'ubukwe rero bwashimishije Abanyarwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo bita Ngabo Medin. Ngabo Medin ni umugabo washatse umunya-Ethiopia-kazi witwa Mimi, bakaza rwose gukora ubukwe bumeze neza. Ni ubukwe wavuga ko bwari bunogeye ijisho rya buri umwe wese wabubonye, no mu mavideo yafashwe ndetse agashyirwa no mu ndirimbo ye, wabonaga ko ari ubukwe bwafashije abantu mu kwizihirwa, bakishima bakanezerwa, mbese ukabona ko akanyamuneza kabagaragaraho. Ni ubukwe bwabaye mu gihe cyiza, abantu rwose bakabasha kwizihirwa nyine, nubwo wenda wavuga ko nyine ari bwa bukwe buri VIP, bwa bukwe nyine buri hayi, kuko ni ukuvuga ngo abantu nyine bari very private, nibo wavuga ko
babashije kwakira cyangwa se kwitabira ubwo bukwe, kuko bwabereye kure nta nubwo bwabereye mu Rwanda birumvikana, ariko muri make turebye wavuga ko ari ubukwe nabwo bwari bwiza. Ababashije kuhagera bwari ubukwe burimo spectacle, bwari ubukwe bugaragara neza, haba muri decoration ndetse muri organisation yose. Wavuga ko bwari ubukwe bwiza nyine, ubona ko nyine bwafashe agatubutse kugira ngo butegurwe. N'ubukwe bwagaragayemo abagiye batandukanye b'ibyamamare nyine birumvikana, kuko na Ngabo Meddy ni icyamamare birumvikana, ariko mu bijyanye n'iminywere, imirire, wavuga ko ari ikintu nyine cyagenze neza mu bukwe bw'umugabo witwa Ngabo Meddy, uzwi nka Meddy mu izina ry'ubuhanzi, nubwo yagiye mu njyana ya gospel izwi nko kuramya no guhimbaza Imana. Yego, n'ubukwe bwagiye bushimisha abantu ndetse busigara no mu mitima itari mike mu banyaburayi, kuko n'ubukwe bwakozwe mu njyana cyangwa se nko muri culture ijya kumera nk'iy'abazungu. N'ubukwe bwari burimo akadiho kagenda gake nyine kandi k'abazungu, k'abanyaburayi rwose. Uceka kaziki ukumva ko uri umeze neza nyine, kakaziki k'imvaburayi kameze neza, kagenda gahoro gahoro, ukabona ko ari ubukwe bwari bunogeye ijisho. Ndetse umuntu ntiyabura kuvuga uti iriya couple iraberanye, iriya couple rwose iraberanye. bavuga ko ari couple nyine nziza igaragarira buri umwe wese ko ari abantu nyine bafite ingana, bamacingana, ari abantu nyine bahuje muri make. N'abantu rero wavuga ko baje kugira ngo gutyo nyine bagahuza, bakaza gufata umushinga wo kurushinga. Ubu ni ubukwe butatu bw'abanyarwanda, wavuga ko bwasize ishusho mu banyarwanda, ndetse n'urugero rwiza rwo gukora ubukwe bwiza bwa moderne, bwiza nyine bwa kijyambere, bumeze neza. Ndabashimiye mwebwe mudome bw'utwe ko mwamuri kumwe natwe, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao.